turabakiriye mwebwe mwese turabiyegereje bari hafi n'abari kure ku migabane itandukanye mu gihugu aho duherereye no hanze yacu. Tubahaye mwiriwe, nshobora kuba mwaramutse cyangwa se muri aho. Twifuriza amahoro y'Imana aho muri, abameze neza mukomeze mumere neza, n'abafite challenge zitandukanye turababwiye ngo Imana iri kumwe natwe kandi iri kumwe namwe, muyizere kandi mukomeze muyiringire kuko niyo byose. Rero nk'uko mubibona tukaba turi mu kiganiro aha ni kuri televiziyo ya Murenge Masisi. Turabakangurira wowe hawe ndeba, wowe turi kumwe utarakora subscribe nturebe gusa, ni byiza turanabishimye, tuba tubishimye, ariko kandi ukande hariya kuri subscribe, niba ngombwa uyisharinge, ariko cyane tubaye tubinginze uyu munsi ho tubasabye gukora subscribe kugira ngo uyandikishe. Yego, kandi turabashimiye. Rero twakira umugabo w'Imana turi kumwe hano, cyangwa umukozi w'Imana, cyangwa yaba n'umutumirwa, kugira ngo abibwire ku batamuzi. Abamuzi nyine muramuzi, ariko batamuzi nagira ngo atwibwire dutangira ikiganiro cyacu. Murakoze. Murakoze. Nitwa Ndumuhire Bienvenue Rwogo. Tukaba twishimiye kubana namwe no kutugirira icyizere kugira ngo tuze tuganire namwe. Murakoze. Arakoze cyane. Ngira ngo twakwinjira mu kiganiro, dufite ndayita insanganyamatsiko, reka nyite topic, ni iyobokamana. Nanone twagarutse tubafitiye byinshi, ariko muri byinshi tubafitiye reka tuganire ku kijanye na itorero ry'uyu munsi, cyangwa se nk'ikanisa. Ikanisa niki bwana Bienvenue, cyangwa se itorero, icyo biri bivugaho n'icyo nawe ubivugaho umukozi w'Imana, bitewe n'uko byumva. Niki harimo mbajije ngo ikanisa niki? Itorero. Itorero yaba ari nko mu buryo bubiri. Hari itorero nyine building cyangwa se house, ariko nanone tugiye mu ijambo ry'Imana Bibiliya, hari uko ivuga itorero, hari icyo yita itorero. Itorero rero ni building, inyubako se, inzu, abantu se b'Imana cyangwa bemera Imana, bizera Imana, bakorera nk'ibikorwa bigiye bitandukanye. Niko mbyumva, niko bimeze. Icya kabiri rero, itorero nk'uko Bibiliya ibivuga, ijambo ry'Imana, ni umubiri wa Kristo. Iyo ivuga itorero rero ibivuga umuntu wemera, wizera Kristo kandi agakurikira ibyigisho bya Yesu. Nicyo itorero bivuze. Urakoze cyane. Uti hari house, hari inyubako nk'inzu cyangwa se building nk'uko wabyise. Hari n'igice cy'umwuka, itorero nk'umubiri wa Kristo. Yego. Ari wo muntu. Ndibuka hari indirimbo bakaza turirimba ngo imibiri yacu ni insengero. Nicyo washatse kuvuga?
eh, nk'Imana, Mm. Imana nizera ko mpamya neza ko itazi izi nyubako twubaka nk'amadafari Mm. n'amabuye n'amabati. Mm. Kuko hari n'icyanditswe kivuga ngo mwanyubakira nzuki. ese ni Salomo yabibwiye cyangwa ni Nimba atari Dawudi wari uvuze ngo arashaka kubakira Uwiteka inzu, yego. ariko Bibiliya niko ivuga Mm. ngo mwanyubakira nzuki, yego. ko intebe yanje n'ibirenge byanje intebe yazo ari ku isi. Ubwo rero icyo ureba ni umuntu ku giti cye, Mm. umutima w'umuntu yego. n'insengero za Kristo, niko Bibiliya ivuga ngo turi imibiri ya Kristo. Umubiri yacu ni insengero za Kristo. Mm. Niko bishatse kuvuga. wakwibaza nibaza umubiri wa Kristo, itorero nk'umubiri wa Kristo n'itorero nk'inyubako, ese byaba bihuriye he? Cya mbere byaba bitandukaniye ko hari igihe bikurikiranye n'ubusobanuro muduhaye nuko itorero nuko bitandukanye, wabitandukanyije mu gihe twe dushobora kuba hari igihe tutabitandukanye, hakaba n'igihe tubihuza. Byonyine ugendeye ku bisobanuro nari ntanze mbere, bivuga ku itorero nyine ibijyanye n'iri dukoreramo imirimo itandukanye nk'abakristo, nk'ihuriro, bitandukanye nyine n'icyo Imana yita itorero muri Bibiliya. Ni umuntu niwe yita itorero ryayo. Hanyuma rero iyi nyubako ntabwo ni amatorero y'abantu tuza duteraniramo twiyubakiye. Ni inzu zitiriwe abana b'Imana, zitiriwe Imana. zitiriwe abana b'Imana cyangwa zitiriwe Imana? Imana. Aha. None se icyo nibaza ni ikindi nanone, akamaro k'itorero nk'inzu yitiriwe cyangwa nk'ihuriro, akamaro karyo cyangwa se akamaro ka ziriya nyubako ni akahe? Urumva ifite akamaro kenshi. Yego. Nimo dukoreramo ibikorwa, aho niho twigira ijambo ry'Imana, n'ubundi n'ikishuri ryoka tubereye ishuri twigiramo ibijyanye n'ubumana, tugakura tukaba abagabo nyine mu ijambo ry'Imana nk'uko bivuga ngo tukagera ku kigero gikwiriye. Ni byinshi cyane byiza byabyo z'iryo torero duhuriramo. Urakoze cyane. Hari ikintu ese ntekereza uvuze ku ishuri, se mu by'ukuri turiga kuko duhora mu materaniro, si buri munsi ariko tuyabamo. nkaba nakwibaza ngo se mu by'ukuri turiga cyangwa niba twiga uko tugomba kwiga bijyanye n'ibyo tubura dukeneye, mbese dukeneye nyine kumenya, twaba twiga mu by'ukuri? Niba ari iyo guhuriramo ngo twige twunguke, tumenye iby'iri jambo turisobanukirwe, tunabona umwanya wo gusenga, dusabane muri uwo mwuka mu buryo bwo kuramya Imana n'ibindi, ese twaba twiga tukiri aho ku kwiga gusa? Kwiga ko abantu bariga biterwa nyine n'umuntu ku giti ciwe, n'intego yakuzanye n'icyo ushaka
wowe ku giti cyawe. Bishoboka rero ko harimwo abaza bakagira icyo batahana Mm. bize se Mm. bungutse, Mm. hakaba n'abandi rero bataha uko baje wenda niko twabivuga. Mm. Ariko nyine umuntu wize izo ari zo zose biza bigaragara ko yize. Biragaragara ko yize. N'umusaruro uzaboneka nyuma, Mm. kandi abatize nyine nabo biragaragara nyine. Bahora ari batoya igihe cyose. Mm, Mm. niko bimeze. Barakoze. Icyo kirumvikana. Ariko hari abibaza, hari n'ababivuga. Nishake ndeye kuvuga ngo nije ndabibajije kuko hari igihe abantu tubyibaza n'abandi. Tukibaza, ari igihe ureba imikurire y'abakirisitu, abenshi bagatanga impamvu ko ari ukutabona abigisha bari ku kigero cyiza. So tugasanga wenda umwigisha nawe ntiyabonye igihe gihagije cyo kwiga, cyo gutozwa kugira ngo azobone uko atoza. Ese utekereza ko aho hatari imbogamizi kuri twebwe abakristo tutari kubigenderamo mu yandi magambo? Wenda nuko twaba tubivuze, hari abashobora kutabifata ko ari ishuri. Ufashe ikintu ko atari nk'ishuri rero sinzi ko kwiga. Yego. Ariko muri bo bifashe ngo ari ishuri, urumva birumvikana ugomba kuza uje kwiga kandi uje kugira icyo utahana. Dore ko n'ubundi ntawe uzi utanga ikizame mu zagiye bivugirwa mu kanisa, mu itorero. Uwo gihe ubona nyine babyitayeho n'abumva n'abafata n'abakura. Ariko ni umuntu ku giti cye nyine umenya icyo aba yaje gukora. N'uhaye umwigisha nyine wenda ashobora kuba ari n'umwarimu cyangwa abizi ku buryo bwiza buhagije, ariko uwo kabaye umunyeshuri ntamenye ko umuhagaze imbere ari umwarimu. Ariko nawe wemera ko n'umwarimu hari igihe aba si bose. Ushobora guhura n'umwarimu cyangwa mukayoborwa n'umwarimu cyangwa mukigishwa n'umwarimu wari utaragera ku kigero utarize, utari ku kigero cyo kwigisha cyangwa utaratojwe, utari ku kigero cyo gutoza. Icyo uracyemera tukiri aho? Yego, birashoboka kandi bibaho. Zobaho. Akabazo ka kabiri ni ibikorwa. Twavuze ko rya torero, rya huriro, ni kanisa, inyubako duhuriraho dukora ibikorwa bitandukanye. Kwari ukwiga tukivuyeho, twari mwarimu gisobanuye haruguru. Ibyo bikorwa ni ibihe? Ni ibijyanye n'iterambere nka development se ni iki? Turaramiriza mu Imana. N'izo development nazo zirahari. Biterwa n'ibintu mukoreramo nyine bigiye bitandukanye, nazo biba birimo. Ese birakwiye ko twiga cyane, dutinda ku by'iterambere cyane mu ikanisa? Hari ushobora kuba ati ibyo ngibyo ni byiza ariko bikoreye hanze, iby'umwuka bikaba iby'umwuka ntitubivange. Hari uwavuga gutyo? Se uravuga hirya? Oya, n'ubundi urumva iri torero twavuze ni itorero ryitiriwe Imana. Ubundi dukwiye kuja kwigiramo ibijyanye nyine n'ubumana, ibijyanye n'ubukristo, ibijyanye n'abo turi bose n'uko dushaka kuba, kuko icyitegererezo cyacu ari Kristo. Ugeze neza cyane. Hanyuma ikigomba kuranga umuntu, ngira ngo hari ikintu ntekereza ko hari itandukaniro ry'umuntu uri mu itorero no hanze, kuko hari icyo Bibiliya ibivugaho.
Ibuka ari ijambo rivuga ngo nugera mu nzu y'Imana urinde n'ikirenge cyawe. Ni iyihe myitwarisho igomba kuranga umuntu uri mu itorero cyangwa sinzi imyitwarire yaranga umuntu uri hanze n'uri mu itorero, ariko icyo nje ni uko bitandukanye. Bitandukaniye rero, niba uzi ko bitandukanye n'imyitwarire urayizi uko igomba kuranga umuntu at least. Iyo simenya neza icyo warumbajije, Yego, nimba ari itandukaniro ry'umukristo n'utari umukristo, okay, urakoze. aho cyangwa se umuntu uri mu itorero wicaye muri ya nzu n'umuntu uri hanze uticaye muri ya nzu. Swat ashobora kuba ari mu muhanda. Simenya rero icyo ushatse kumbwira. Yego, kansobanura no kumbaza. Tituragera ku bukristo cyangwa ku mbuto. Turacyari mu itorero guterana. Ndi mu materaniro suko ya nyubako mu materaniro mu kanisa, undi ari hanze cyangwa ndi mu nama, of course hanze nyine ubwo nama zibera handi zibera mu makanisa. Ni kimwe bibiri bitatu gishaka kuranga umuntu uri mu materaniro. Uko wibuke ko nakwibukije rya jambo rivuga ngo iriya jambo rashaka kuvuga iki hariya. Iyo bavuga ngo urinde n'ikirenge cya ntigisete ngo ntigishaganya ngo kibe cyasakuza mu materaniro. Si icyo cyashatse kubashatse kuvuga. Icyo numva cyaranga umuntu uri mu itorero ni ukuba mu mwuka. Ni mu magambo make. Ariko kuba mu mwuka ntabwo ari obligatoire. Ndabyibuka hari icyumweru gishize hari umuvuga batumwa ndashatse kuvuga. Hari umuririmbyi washatse nko guhata abantu ngo baje mu mwuka. Rya jambo dukunze kuvuga yaranaryiyamye cyane. Ati ndagira ngo iki kintu mucumve ntimukaza mubwira abantu ngo nimuzamura amaboko ngo aheke ngo haguruka turirimbane. Wowe niba ufite amavuta arangeraho. Niba ufite umwuka w'Imana urangeraho ndihagurutsa. Kuko n'ubundi kwirirwa umpagurutsa ko kumbaraga kwirirwa umpagurutsa nta kimagurukije kivuye ku mutima, ati ndacu wahukora. Ikindi kigaragaza kunanirwa wananiwe kare. Iyo wirirwa winyinga abantu ngo nimufatanye. Kora icyakuzanye niba kirimo amavuta usize bya nyabyo. Ndafashwa n'icyo uhakora. Yego, niba wabikora neza, niba usize ugisigiwe, niba ukirimo neza ndafashwa n'iki icyo yakora. Turafatikanye utiriwe ugira. Icyo rero nari mbivuze ko atari obligatoire. Donc kuja mu mwuka nshobora kuza singujemo kandi abandi bakawujamo. Materanije nuko mbyumva wenda. Wowe urabyumva gute? Nubishobora kumuranga no kuja mu mwuka. Nicyo gitumye mvuga ibyo byose. Nibaza ko ikintu gitandukanyije umuntu uri mu itorero Yego n'uri hanze, wenda umwe aba ari mu mwuka undi atari mu mwuka. Sinzi icyo wita umwuka kuri wowe, ariko nanone wowe uri no hanze uri mu mwuka. Exactly. Cyangwa se uri no mu itorero utari no mu mwuka. Sure, bibaho. Bitegaga no wa muntu nakubwiye witwa itorero nkuko Bibiliya bivuga. Ibyo wavuga nabyo nibyo kandi birumvikana neza biri clear. Ariko ari nabivugiye mu rwego rwa discipline. Discipline y'umuntu uri mu materaniro cyangwa mu ikanisa. Ubuzima bwo mu ikanisa, uko nitwara mu rusengero cyangwa munsi y'ubuyobozi bwanje cyangwa se magabawoni, kuko abanyagihugu aba bacu abanyakenya bakunze gukoresha uburyo bwo kubaha no kubahisha madabao, kubaha
abakozi b'Imana ufite nicyo kigize ryateraniro kugira ngo ribe ryari twavuze rya kanisa ya fellowship kwa guhura. Iyo discipline yaba ari iyihe? Kuko dukunze nanya mbona ko ariho ndore unganisha ariko se nyine none se warakukwepa umuntu zose aracagaruka muri cagi isubizo kimwe. Yego, umuntu utari mu mwuka yogira discipline se tiyohigiye aho nibaza rero ku muntu uri mu itorero aba akwiriye kuba afite discipline. Niki gitanga discipline? Ni umwuka w'Imana. Niho duha kwifata uko tugomba kwifata. Bakubwira ngo umwuka w'Imana cyo yitwa umwuka w'Imana no kuzuzwa no kuzura umwuka nyine twese kuko twuzura umwuka se bibaho. Twese dufite umwuka w'Imana. Yego. Ninde utawufite? None kibura niki kuvuga ngo ugomba kuturanga umwuka w'Imana nyine kandi tuwufite? Niki gituma rero tutaba tuwurimo kenshi cyangwa twese? Nyine bigaragarira nyine iyo baragana imyuka myinshi usarire. Ariko umwuka w'Imana utanga ubwenge, utanga inzira, umurongo n'umuyoboro w'uko ibintu bikorwa. Sinzi rero ukuntu umuntu ufite discipline cyangwa umwuka yo kora ibyo wari uvuze mu materaniro agomba kuba ari maso nyine mu biba bikorerwa nyine mu itorero. None discipline n'umwuka bihuriye? Iyo ni amasomo topfa kuvugira hano ngo tumare tubone umwanya wo kuja mu bindi bidutegereje. Ni amasomo agiye afite umwanya muremure kandi makuru akomeye yo kwigwa. Reka tugaruke kuri iki kintu tubone discipline tuvuze. Bishaka kuvuga ngo nibigenda bigaragara bitari byiza mu itorero, biriye bigaragaye biba bisobanuye ngo ni automatique nta mwuka w'Imana urimo. Ukuvuga ngo yaba byitware bibi mu itorero nta mwuka urimo. Bibe gutyo mu bivuze. Bibuko ko mu bivuze. Oya niko bimeze. Yego. Kiranye n'ukuntu umurongo mpaye numva uko mwagiye mudusobanurira. Nuko naje mpaye mbikurura. Biravuga ngo nta mwuka w'Imana. Aho none akajagari ko mu kanisa ko arabateza akajagari bitwaje umwuka. Avuga ko ari umwuka wayo. Cyo ndagira ngo bisobanuke n'abadukurikiye. Ijambo ry'Imana rizavuga ngo umwuka w'Imana so w'umuvurungano. Nimba utari uw'umuvurungano no wiki. None ko tuvurungana twitwa mureke kuvurungana rero. Mureke kuvurungana kuko si umwuka w'Imana. Mwebwe mudukurikiye mureke kuvurungana. Bareke kuvurungana kuko twasanga atari umwuka w'Imana. Nundi mwuka kandi utari w'Imana ko murumviyo gicaga kumuvuga kenshi ntibiza binaryoha nuba sekibi. Nibyo rero kukijanye na ico kintu ni kinini mugani wawe ngo kuririmo amasomo menshi. Ni kinini cyane kandi kirimo kirateza ibibazo. Tureke kuzirengagiza, tureke no kubica ku ruhande. Uko hari uzofasha, hari uwo kwikosora, hari uwaba afite umugambi utari wo azumvisha kuri iki kiganiro, hari uwo uzofasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kubera ko ndabivugira iki hagaragara si rimwe si kabiri, si hamwe si habiri si hatatu. Uzagera muri bene bacu bikaba ibindi. Tugira akajagari. Icyo ni ikintu tumaje kubona inshuro nyinshi, tumaze kugenzura. Aho umuyobozi wa gahunda zonyine aba afite mikoro mu kanya ntumenye uwayoboye n'utayobora. Icyo kintu nta hantu nakibonye. Ategera donc waregera amateraniro ugasanga nyine sinzi uko bimeze.
ariko icyo ngicyo simenye niba giterwa n'abayobozi nta ruhare babifitemo cyangwa abayoborwa twebwe abayoboke. Niki kibitera kivuga? sinzi wenda nimba twabyita ko ari uko umuntu aba yumva bishaka cyangwa bimuzamo akabikora uko abyumva, ariko dusubiye inyuma nyine kurya twavuze ngo itorero mu buryo bumwe ni house, inzu yitiriwe Imana, abantu bayo cyangwa abizera Imana bakoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye byinshi, biri mu ibice bitandukanye. Kuko nyine ubizi hari abakatolike, ababatisite, abaorthodoxe, ndetse n'izo nyubako zigiye zifite amazina agiye afite uko yitwa nyine, kandi menshi atandukanye, kandi yose ari ayitiriwe iyo Mana tuba tuvuga. Ariko buri torero se cyangwa buri dini biba rifite doctrine yaryo, nuko abantu iyo bari muri izo nyubako uko baba bameze nuko bitwara bitandukanye nuko abandi bo mu yandi matorero cyangwa amadini bitwara. Ni hakeya nyine ushobora gufata mikoro batayiguhaye cyangwa ijambo batariguhaye, wenda nubwo bigenda bigaragara ko hari aho haba hari mu bwisanzure nyine, ariko byagakwiriye gukorwa nyine ari umwuka nyine ubikoze ukoresheje wa muntu, apana ibitekerezo no gushaka kwa wa muntu ubwiza icyo ashaka gukora. Ariko izo doctrine wavuze igenwa n'abandi, na ba nyiri iryo torero nyine, yani abayobozi. Noneho doctrine ikatugenga, si uko? Yego. Mu yandi majambo niba nakurikiye hari aho abayobozi bafite uruhare mu kajagari ko mu ikanisa, birumva birashoboka, si uko? Okay, icyo kirasobanutse. Uwo muyobozi utwumva urebe ukuntu ubigenza, kuko twasanze hari ibiterwa nuko ikanisa riyobowe n'umurongo rifite rigenderaho, hari imirongo itarengwa, hari aho mu makanisa batagira akajagari nk'akajagari kaba ahandi. Urugero rworoshe, hari amakanisa nagiye mbona kandi wenda nanasengeyemo, nta muntu upfa gufata mikoro adapanze, upanze ni ufata mikoro, urimba ni uririmba, nta komanteri ngo abwirize, nta za Haleluya 70, nta kwaka umuyobozi aho umuntu yaka mikoro atasabye uburenganzira revera mikoro, bitabaho. Aho umuntu akubita igisirimba akiyongeza gatatu, bitari byo bipanze kandi umuyobozi atabishaka, kandi umuyobozi afite amabwiriza na porogaramu z'ikanisa agenderaho. Ibyo bintu biza bihembera ibindi, hari bigenda biza kubera ko bimwe kera byafunguriwe irembo. Kwisanzura cyane mu ikanisa kikazana ejo kikazazana ikibazo. Yes, ni usanga ni byinshi, ni usanga n'abakristo uyu yaravuga icyo ashaka, umushumba ntavuga, ati nuvugaga turasohoka. Yego. Nuvuga turagira gutya. Iyo bigeze kuri urwo rwego, ibintu biba byapfuye, kandi gupfa kwabyo hari aho biba byahereye, ari soko yabyo. Rero abayobozi barebe neza. Hanyuma tukiri ku ntege nke wenda z'abayobozi bamwe na bamwe atari bose, utekereza ko isenyuka ry'amatorero tuga tugitsinda kirahari? Ni abakristo babizana cyangwa bashaka kuba biva n'umuyobozi? Isenyuka ry'amatorero tuzi ko ngo naho amarembo y'ikuzimu ritazoroha rinyeganyega. Jewe ganari mvuze iryino iniwacu iri kanisa ryo mu guteraniramo, kuko n'ubundi rira ryo ntawo risenya.
habe n'ubwo kwitwaza iki ntiwisenya, ahubwo ibyo bagerageza gukora ni akaduruvayo n'akavuyo gahora muri aya matorero y'amahuriro, izi nyubako bategereye nico naho riya itosenyuka ryo n'ubundi ntawo rishaganya, ndetse tunarirebaho kenshi, tuzi kwiri turimo uku tuba twarangije twateza n'akavuyo tukagira niko kubaka rya torero rimwe rya Kristo. Sinzi ukuntu tubyitiranya tugasa nk'abaye bapfa Imana tutonayipfa, ko turasenga Imana imwe, amakanisa menshi adahuje atanahuye ategereye. Rero sinzi aho ngaho uragira icyo bivugaho. Urumva ikanisa ryo ariryo torero ryarubatswe, ryashyizweho urufatiro, ryubakwa ryubatswe na nyiraryo. Ndango Yesu amaze gupfa arahambwa arazuka, ubu ni muzima, naho niho twavukiye, naho niho itorero ryavukiye. Mu gupfa kwe nimwe itorero ryavutse riba rizima, abariciriye inzira. Niwe mama, niwe nyina w'itorero. Rero iryo torero ririho nirizima kuzogeza iteka ryose. Ni ukuvuga ngo ntitukubaka amakanisa, tuyubake ntituyubake, ariko itorero ryo rirazwi, ni rizima, ni rimwe, rirahari, nta kizogira icyo kiritwara. none icy'ingenzi ni iki? Icy'ingenzi ni ku giti cyawe. Navuze ngo hari amatorero atandukanye afite n'amazina yayo uko yitwa, bitewe nyine na doctrine zabo. Kandi nyine bigenda biyakorerwamo bigiye bitandukanye, kuko nyine abayashinze se n'abayaremye bafite intego yatumye bayarema bayashiraho. Kandi nta kuntu wombwira ngo nyiri ririya reka uko babigenza ariko na ba nyiri ririya ariko babikora. Imana rero ifite uko yahaye umuntu umuhamagaro wiwe, uko agomba kuwutwara. Gusa icyiza ni uko icyitegererezo cyacu ari kimwe, ni Kristo. none niba Kristo uko turamaranira, iyo abaga twamaranaga tumaranira we, ariko cyoba ari ikibazo, zoba ari n'ibyago tumaranira ibindi bitari Kristo. utekereza ko ari ikimuzo ukuri? Nubwo tubivuga ibintu birababaje kandi biteye, kuko indumwa zo zarapfuye zihorwa Kristo. Natwe uwo bazokubitira ku muryango w'ikanisa cyangwa ku gatuti, ijambo ry'Imana rirambwira ngo murahirwa ubwo bazaba babaziza njyewe, nta kindi kintu baba baziza. Muzishime nibabaziza njyewe Kristo. Hari aho mperutse kumva ngo bari hafi gufimana gukubita, iyo bakubita umuntu agakunugura ijisho cyangwa gutera amabuye. N'ayandi ya Stefano se yaratewe, ko mpaye numva atari Kristo uwo muntu yari kubazize, ko ndabikurura kumva atari Kristo. No tureke gutinda, twamaze no gusobanukirwa yuko hari itorero ry'uburyo bubiri. Yego, icyo muri Bibiliya Imana ivuga yita itorero ni umuntu. Aho hari itorero nk'inyubako abantu duteraniramo, duhuriramo. Imana ntiyita itorero, ahubwo sinzi ko inayizi. Imana izi ko umuntu yapfiriye yacunguye, uwo muntu akizera akemera Kristo nk'umwami
n'umucunguzi we, niryo torero ryiwe. urakoze Ndumuhire Rigogo arakoze, turamushimiye ku kiganiro cyiza duhaye, nagutegereye. Mu yandi magambo tugende tureke ibindi twagiyemo. Abapfiriye abazize Kristo baramuzize, ubu ntabwo turi mu kubona cyane ko barapfa ibindi bintu, abo bareke. Ndetse jewe nongeraho gusaba abayobozi badafite umuhamagaro, cyo ni cya mbere. Abayobozi badafite umwuka w'Imana ubayobora. Umuntu wayobowe n'umwuka w'Imana ntabwo yokubitana amangumi, nuko barafikanise. Abo bagende bareke. Abafite umuhamagaro z'ukuri, ababishoboye kuyobora no gutoza no kwigisha, bakomeze kandi babishiremo imbaraga, kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Abakristo twitonde, twubahe, twumvire, dutuze, dukore imirimo yacu isanzwe, twicare twige. Uzi ko umuntu uri mu guhabwa ka platform wahabwa agatuti ukagakiniraho, wabona wamenye gutanga haleluya, ugashaka ngo ejo bakubwire evangelist, wabwiriza kabiri ukumva hari aho ukumva utanyuzwe naho uri, hari undi mwanya ugomba guhabwa, ugomba kuyobora, guhabwa umwanya w'upasitori, ukaba umwungeri. Wowe ntuzi kuba umwungeri icyo bivuze, kuba umushumba icyo ari cyo, icyo bisaba, no kugira ngo bigereho intera ihari n'icyo ugomba kuba warakoze hagati aho ngaho. Birashoboka ko bizoza n'ejo bundi, n'izi generasiyo zindi zihe ziza, bizagenda biba bibi kurushaho, kuko tuhe twerekwa ingero mbi. Cyo kintu ndumva ko gishobora kuzateza ikibazo. Kuvuga ngo ejo n'ejo bundi bizagenda biba bibi, kuko n'ubundi byabaye bibi. Ese urabishidikanyaho ubundi? Simbishidikanyaho, kuko n'ubundi kera byabaye bibi. Yego. Kubona abantu bagaza bagwanira mu tubari, bakagwanira mu misozi, mu mihanda, none bakaba basigaye bagwanira mu itorero. Mbese ahantu hose habaye hamwe, ta torero ta hanze. Rero umuntu ni ukwimenya uwo ari we, kandi akamenya icyo gukora abitegetswe na mwuka w'Imana yatwohereje kubana natwe. Aratwigisha, aratuyobora, ni umufasha wacu, adufasha muri bimwe tutabashije kuba twakwishoboza, akatubashisha. Nibaza ko adufite umumaro mwinshi. Ugize neza cyane, ikiganiro cyiza n'ubusobanuro bwiza cyane. Jewe ntaragusaba wenda ku butumwa utanga ku badukurikiye n'abandi bazoreba iki kiganiro n'ikindi gihe, je nakoresha ijambo sinzi, muramba barakoresha ijambo, hari amakanisa amwe yabaye potopoto, donc byabaye too much, byabaye bibi. Kandi aho kagaragara ingero nziza, aho twogakuye uburere bwiza, bidufasha gukura mu buryo bw'umwuka, niho dukorera amakosa, niho turwanira, niho dutukanira, kandi ko turatukana n'abaturuta. Icyo ni icya mbere. Abadushumbye, icyo ni icya kabiri. Abatuyoboye n'abashumba hari igihe batubaha n'abakristo, kuko hari ukubwira ngo njewe ku ruhande rwanje ndarengana, undi yakubwira ngo ndarengana. Ese ibyo ngibyo ko byabaga mu manza zo hanze by'amasambu, wawe woneshereje umuntu cyangwa mwapfuye urubibi rw'umurima, abantu badasangiye igikoni,
batahuje urubibi cyangwa batahuje urwuri cyangwa ikibuga bene ibyo urumva twaravanze ibintu turimo gukora amakosa tukayakorera mu nzu y'Imana rero ndagira ngo abantu bikosore twirebe twisuzume hanyuma naguha umwanya ugatanga ubutumwa cyangwa ukagira abantu inama dusoza tubana ku musozo. Murakoze. Inama yo natanga si uko idahari, irahari, iri mu ijambo ry'Imana. Yego. Ijambo ry'Imana riduha icyitegererezo cyacu, na Pawulo yarabivuze, icyitegererezo cyacu ni Kristo, kuko niwe soko yacu, niwe dukwiriye kumaranira dushaka kugera mu kigero ciwe, dushaka kuba we, dushaka guhinduka abigishwa b'anyakuri. Rero nicyo cyaba kiduhangayikishije twebwe abari ino, tukamenya umukoro tugomba gukora, n'uwo gushaka gusa na Kristo, mwami wacu n'umucunguzi. Nibaza ko ari byo byiza bizatugirira umumaro. Urakoze. Reka mbibutse ko twari kuri televiziyo ya Murenge Masisi TV and radio, tubibutsa kandi tubashishikariza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ukomeze kurikira ibiganiro byacu n'ibikorwa bica hano kuri uyu murongo wacu cyangwa kuri channel yacu. Dushimira rero abaduha ikiganiro cyiza, ndetse abari ku buhanga bw'ibyuma. Kuri mikoro mwari muri kumwe na Eric Durume. Murakoze, mugira amahoro kandi Imana ibahe umugisha.